Uraho neza, ndagusuhuje, nishimiye ko ugiye kubana nanjye muri uyu mwanya, tugiye kwiga software ya Archicad. Ubushize twari twarebye uburyo ukora uninstall yayo, twarabibonye n'uburyo ukora installation yayo. Rero nyuma yo gukora installation yayo, igikurikiyeho ndakeka ubutangiye none tuba dutangiye kwiga uburyo ki tuyikoresha. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwiga iyi software. Reka dutangire kugira ngo umwanya wacu tuwukoreshe neza. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba isomo ryacu ry'uyu munsi, tukaba tugiye kwigana ibikurikira. Topic yacu uyu munsi tugiye kwiga what is Archicad. Archicad ni iki? Function of Archicad, akamaro kayo ese ni akahe? Tukaba turi bubone na understanding Archicad environments. Uyu munsi rero ndatekereza ko ari ibyo bintu tugiye kwigana. What is Archicad? Natekereje ko twazajya dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda, kubera ko ururimi rw'ikinyarwanda hari abantu benshi bigora cyane kwiga software, ukayiga ukoresheje indimi z'icyongereza cyangwa se urundi rurimi rutari ikinyarwanda. Niyo mpamvu rero nahisemo ko twazajya dukoresha ikinyarwanda cyane, kugira ngo iyi software tubashe kuyiga kandi tuyige neza, tunayumva kugira ngo bidufashe. Archicad rero, Archicad is a computer aided design. Ni application igufasha wowe nk'umuntu uri gukoresha iyo mashini kugira ngo ushushanye inyubako cyangwa se n'ibindi bintu ariko related n'ubwubatsi mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Iyo niyo Archicad. Noneho ese akamaro ka Archicad ni akahe? Dushobora kwibaza ngo akamaro ka Archicad ni akahe? Akamaro kayo dufasha gushushanya floor plan, dufasha gushushanya roof plan, dufasha gushushanya elevation, idufasha kwerekana section, idufasha no kwerekana perspective. Floor plan ndabereka nk'iyo nakozeho, idufasha gushushanya floor plan. Ubu ni iki kintu nicyo floor plan. Niyo floor plan idufasha gushushanya, then wabirangiza ubwo n'ama elevation aba yagiyeho, yamaze kujyaho. Wenda reka turebe elevation y'iyi nzu, urabona bihita bijya automatically. Ni front elevation, ni back y'iriya nzu, ni kuri right elevation, hano ni kuri left. Twabonye ko idufasha no gushushanya section. Iyo urabona ko na section biba byoroshye cyane guhita wahita ubona section view y'iriya nzu yacu. Twabonye kandi ko idufasha no kwerekana roof. Dore ngiyi roof y'iriya nzu. Urabona ko biba bibaye mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Mu gihe wakoresheje Archicad biba byoroshye guhita kubona ama-views yose. Kandi twabonye ko idufasha no kwerekana perspective. Ndakwereka kuri perspective y'iriya nzu twakoze. Iyi niyo perspective yayo. Urabona nawe nkurikiye mu minsi mike uraba washushanya nk'ibi ngibi, nukomeza kudukurikira neza. Icyo musaba ni ugukomeza kunkurikira kandi ukabikurikira neza. Byaba byiza ukajya ufite n'akamashini kugira ngo uzajye utangira gushushanya. Nawe uzaba ukora ibirenze ibi ngibi mu minsi mike cyane. Icyo ngusaba gusa ni ugukomeza kudukurikira kugira ngo isomo ryose twa-updatinze rijye rikugeraho kandi unarikurikize. Iyi niyo perspective yayo rero y'iyi nzu twari twashushanyije. Nyuma yaho rero yo kubona akamaro ka Archicad, tugiye kureba Archicad environment. Ese Archicad environment ni iki? Ushobora kwibaza ngo Archicad environment ni iki? Archicad environment ni ibintu bigize cyangwa se ibintu bimwe by'ingenzi, ibice by'ingenzi tuzakoresha cyane, tuzakenera turi gukoresha iyi Archicad. Hari icyo bita navigator,
icyo bita navigator ni agace kaba kari hano gutya ku ruhande, kaba kariho ibintu byerekana ama ground floor, first floor, ama elevation kwa kundi twarebaga, ama section, kundi ko bita navigator. Hari ikindi bita menu bar. Menu bar ni kano gace kaba kari hejuru, haba hariho za window, haba hariho za view, design, document, option, window and help. Iyo niyo menu bar. Munsi yaho gato hari icyo bita toolbar. Toolbar ni kano gace kandi kaba gakurikiyeho munsi ya menu bar. Hari info box. Info box ni kano ka box kandi kaba gakurikiyeho, kaba karimo natwo utundi tuntu tw'ingenzi tuzagenda tutubona neza tutwinjiramo, twinjira muri buri kantu kamwe kwako. Hakaba na toolbox. Toolbox nayo ibiri hano ku ruhande, ibiriho tuno duce twose twa window, wall, window, column, beam. Hakaza na kano gace kandi kaba kari hasi, kaba karimo za dimension, ko buri kintu cyose uzakora uzashyiramo dimension, text, habaye ibyo kwandika n'ibindi byose tuzagenda twinjira muri buri kamwe. Hakaba na workplace. Workplace ni hano hahandi ushushanyiriza nyine, no bita muri workplace. Nenda twabireba hano. Iyi ni aka ni ka navigator twavugaga. Iyi ni ya toolbox. Iyi ni ya info box. Bese muri make tuzagenda tureba buri kantu kamwe kose kuko nyine tuzagenda tukageraho. Iyi ni ya workplace, hano hahandi dushushanyiriza. Hano hahandi dushushanyiriza, ushyiramo inkuta, amagambo n'ibiki, niyo twabonye yitwa workplace. Iri rero akaba ari ryo somo ryacu ry'uyu munsi. Ndagushimiye cyane kuba ubanye nanjye muri uyu mwanya ungana gutya, ufashe umwanya wawe ugakurikira ino video. Urakoze cyane. Ndagusaba ukomeze gukurikira, ntibagirwe gukora like, subscribe, share, comment. Nabyo bizagenda bidufasha cyane kugira ngo umuntu amenye ese igikurikiyeho ni iki. Mwakoze cyane rero kubana nanjye. Mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze cyane.